umugabo wavuze imbwirwaruhame nyinshi zafashije benshi, akaba umwanditsi w'ibitabo ndetse akanaba na rwiyemezamirimo w'umunyamerika witwa Jim Rohn yigeze kuvuga ati formal education cyangwa se aya mashuri asanzwe azaguha ubumenyi buzatuma ubaho, ariko kwiyigisha bizaguha ubutunzi bw'akataraboneka. Alright, umusore ukiri muto wo muri South Africa w'umuherwe ukora forex trading witwa Sandy Richeze nawe yigeze kuvuga ati nimba smartphone yawe itagukorera amafaranga ntago ari smartphone, ni damuni phone, ni telefone y'intakimaze. Alright, what's up my fellow traders, urakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, the place where all Rwandan and Burundian traders learn it. Yewe urimo kumva nitwa Bruno Inyasega Kwerere. Muri iyi video ngiye kukubwira inama 20 z'ingirakamaro z'igiciro gihanitse zizagufasha mu rugendo rwo gukora iyi business ya online forex trading. Urasubscribe na like, unasangize aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. Eba video yose gusobanukirwa neza inama ya mbere n'ibigiciro kuri wowe. Kadutangire twirebere izo nama. Isomo rya mbere igice cya 6. Inama 20 z'igiciro gihanitse ku bantu bose bakora forex trading. Top 20 golden advice for forex traders. Inama z'ingirakamaro zizagufasha muri urugendo rwo gukora iyi business ya online forex trading. Alright, turebe inama ya 20. Ugomba gushaka umujyanama cyangwa se umucoach cyangwa se mentor ugomba kukuyobora muri iyi business. Niba ugitangira iyi business ugomba gushaka umuntu uyisobanukiwe neza akakwigisha akakuyobora mu rugendo rw'iyi business. Abajyanama, abacoach cyangwa se abamentor ni abantu batanga ubumenyi, ubwenge ndetse n'inama zabo ku bandi bantu. Niba abantu bakora ndetse banabashije kugera ku ntego z'ibyo ushaka kugeraho, niba abantu babashije kunyura mu nzira y'ushaka kunyuramo, bakaba bumva banasobanukiwe neza inzitizi ushobora guhura nazo muri iyo nzira kubera ko nabo bahanyuze. Niba abantu bashobora kuba barakoreye amakosa menshi ahenze mu rugendo ushaka gufata, hanyuma bagashakira ibisubizo mu nzira bakagera ku ntego zabo. Umumenta, umucoach cyangwa se umujyanama azagufasha gucika ibyo bibazo ushobora guhura nabyo mu gihe urimo gukora iyi business. Azakwihutisha mu rugendo rwo gukora iyi business. Ibyo bizanagufasha kurinda amafaranga yawe kubera ko ikosa iryo ari ryo ryose ushobora kuzajya ukorera hano muri iri soko rizagutwara amafaranga. Abajyanama cyangwa se abamenta basobanukiwe iyi business buri hamwe online muri iyi si y'iyi minsi. Nimba aho utuye ntawe ubona ushobora kugufasha, ushobora kumubona online. Iyo niyo nyungu ya mbere ya internet, kwigira ku bantu bakwereka ukuri kwa nyako ku bintu kandi banabashije kugera ku ntego z'ibyo ushaka kugeraho. Alright, nkuko business coach w'umunyamerika akaba umwanditsi w'ibitabo akaba rwiyemezamirimo ndetse n'umuherwe Robert Kiyosaki yaravuze ati iyo ushaka kugira aho ujya ni byiza cyane gushaka wa wundi usanzwe uriyo akaba ari ukuyobora mu buzima. Inama y'igiciro gihanitse Robert Kiyosaki akugira ni iyihe? Arakubwira ati ugomba gushaka umwarimu wa nyawe aho gushaka umwarimu wa fake. Umwarimu wa fake ni wa wundi udakora ibyo yigisha, umwarimu wa nyawe ni wa wundi ukora ibyo yigisha buri munsi. Alright, so iga gushaka umwarimu cyangwa se umujyanama wa nyawe ari wo ukuyobora. Twagiye ku nama ya 19 y'igiciro gihanitse kuri wowe ukora iyi business ya forex trading. 19. Ugomba kujya muri group y'abantu bakora forex trading. Nimba ugitangira iyi business ya online forex trading, hari insigamigani yamamaye cyane ivuga iti umuntu uzaba we mu myaka 5 iri imbere bigendera ku bitabo usoma hamwe n'abantu umarana nabigiye ubu nona. Hari n'indi yamamaye ivuga iti mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Uko no kuri kwa nyako. Iyi nsigamigani ivuga ko uri umusaruro w'abagukikije hamwe n'amakuru ushyira mu mutwe wawe umunsi ku wundi. So niba uteganya gukora iyi online business ya forex trading, ugomba gufata inshingano zawe zose zijyanye na buri kimwe icyo ari cyo cyose kijyanye n'iyi business, ariko kwihuza cyangwa se kuba muri group imwe n'abandi bantu bakora iyi business birakenewe kuri wowe kugira ngo ube successful muri iyi business. Ukeneye kuba muri team imwe y'abantu mubona icyerekezo kimwe.
iyo ushaka kugera ku ntego zawe ni ngombwa kwigira ku bantu bamaze gutera intambwe muri uwo murongo ushaka kujyamo. Ugomba kwihuza na ba bandi bafite intumbero imwe nawe, ubundi nyuma ukiga kugera ikirenge mu cyabo mu nzira zawe. Isi yabaye nk'umudugudu, niba aho ushaka kugera ubona mu baturanyi bawe cyangwa se mu gihugu cyawe nta muntu n'umwe wakugira inama muri urwo rugendo ushaka kujyamo, jya online. Iyo niyo nyungu ya mbere yo kwihuza ku isi, ni ukwigira ku bantu bizerera mu byo wizereramo, ba bandi bashobora kugusobanurira cyangwa se bashobora kukwereka ukuri kwa nyako k'ubu buzima kandi baguha agaciro. Alright guys, twagiye ku nama ya 18 kuri wowe uteganya gukora iyi business ya online forex trading cyangwa se watangiye kuyikora. 18. Kwiyubaha no kubaha abandi bizakugeza kure. Ubaha coach wawe cyangwa se mentor wawe n'abandi musangiye uru rugendo rwo gukora iyi business. Iga kwicisha bugufi, uha agaciro mentor wawe cyangwa se coach wawe hamwe n'abandi bantu musangiye uru rugendo rumwe rwo gukora iyi business. Hano hanze hari abatraders benshi bafite inararibonye kukurenza kuri iyi business. Inyungu zo kwicisha bugufi no kubaha abandi ni izihe? Nuko utazigera wumva ko uzi byose kugira ngo wigire nyirandabizi wishyire hejuru, kubera ko kwishyira hejuru no kwigira nyirandabizi byagiye byangiza kariye y'abatraders benshi hano. So iga gutuza, ubundi ugerageze kwigira ku bakuri imbere cyangwa se abafite intambwe bateye kukurenza muri iyi game. Ibyo nabyo bizagufasha hano mu rugendo rwo gukora iyi business ya forex trading. Alright guys, twagiye ku nama ya 17. 17. Ugomba gukora cyane kurusha coach wawe cyangwa se mentor wawe. Nta muntu n'umwe uzananirwa gukora iyi business kurenza umuntu ugerageza kuyinjiramo ari umunebwe. Ugomba kwiga gushyiramo imbaraga zose zishoboka, zikubye 2 cyangwa se 3 kurenza izo ugusobanurira iyi business ashyiramo. Ugomba kumva ko usonzeye gukora iyi business bimwe bikaze cyane. Ibyo nabyo bizagufasha gukomeza kujya imbere muri iyi business. Itaye aho ugeze uhindura inzozi zawe impamo cyangwa se aho ugeze ugera ku ntego zawe, ugomba gukora nkaho ukiri kure. Nubigenza gutyo nibwo buri kimwe cyose ubona gikomeye kizahita cyoroha. Alright guys, twagiye ku nama ya 16. 16. Ugomba gukurikiza amategeko n'umurongo bigenga abakora iyi business. Ugomba kugira discipline muri buri kimwe cyose. Ibyo nibyo bizakugeza kure muri buri rugendo rw'ubu buzima. Discipline ni iki? Discipline ni ryajwi rivugira muri wowe rikongorera rikubwira guhaguruka, waba ubishaka cyangwa se utabishaka, rikakubwira gukora ibyo ubona byiza bizagira icyo bigufasha ahazaza cyangwa bizafasha umuryango wawe cyangwa se society muri rusange. Ntuzigere wumva ko uri umuhanga cyane hano ngo wumve ko ari wowe uyoboye iri soko, ubundi wica amategeko n'umurongo ugenga abakora neza iyi business. Amategeko ashyirwaho kugira ngo akurikizwe imirongo ngenderwaho runaka, iba hano kugira ngo ikuyobore mu murongo runaka wa nyawo. Ugomba kumva ukanitonda, kubera ko umunyeshuri utumva iyo yatsinzwe hari igihe azana inzitwazo agatangira kwita abamwigishije abasikamazi cyangwa se abatubuzi. So tega amatwi wumve, ubundi usobanukirwe, ukurikiza amategeko agenga abakora iyi business ukabasha kuyibyaza umusaruro. Alright guys, twagiye ku nama ya 15. 15. Shaka ubumenyi buhagije, ubundi amafaranga azagukurikira. Ugomba gukora uko ushoboye kose, kiga gusobanukirwa ubu bumenyi no kugira experience muri bwo. Nibwo uzashobora gukuraho igihombo, ubundi usigarane inyungu muri iyi business. Uko uzagenda usobanukirwa cyane ni nako uzagenda ukura inyungu nyinshi muri iyi business. Nyakubahwa Nyirandabizi nta gihe amara ari on top, kubera ko ahora afunze inzira zo gusobanukirwa, kubera ko aba yumva azi byose. Gerageza gukomeza gushaka ubumenyi no gusobanukirwa no gukomeza gukuza imitekerereze yawe. Alright guys, twagiye ku nama ya 14. 14. Buri umwe uwo ari we wese hano hanze agerageza gushaka inzira ya bugufi cyangwa se shortcut yo kugera ku ntego y'ibyo ashaka kugeraho ntacyo akoze, ariko iyo nzira hano ntayihari pe.
ugomba gukora bishoboka kugira ngo ugire uburambe muri iyi business. Ugomba gushyiramo umurava ushoboka kugira ngo utume ibintu biba. Nta n'umwe wigeze avuka afite experience cyangwa se yumva buri kimwe icyo ari cyo cyose. Babandi bashobora kugera ku ntego cyangwa se babasha gukora ibyo buri umwe uwo ari we wese atakora, ni babandi bafata umwanya wabo bakajya out nta experience cyangwa se inararibonye mu kintu runaka bafite, ubundi bagatangira kwiga. Uburyo bwonyine bwo kuba genius cyangwa se kuba umuhanga mu kintu icyo ari cyo cyose ni ukuba witeguye kwiga, ubundi ugashyira mu bikorwa ibyo wize. Nta muntu uvuka ari umuhanga. Alright guys, twagiye ku nama ya 13 ishobora kugufasha muri urugendo rw'iyi business. 13. Kwigisha hano ni ingirakamaro. Ugomba kugerageza kwigisha ubumenyi runaka hano ku giti cyawe. Benshi hano hanze bumva ko ubumenyi buri muri aya mashuri asanzwe yoherezwamo buri umwe barangiza imitwe yabo ntifungukire cyangwa se ntishake inzira z'ubundi bumenyi bakiva muri ayo mashuri. Ukuri nshobora kukubwira nuko muri aya mashuri cyangwa se formal education harimo ubumenyi bukenewe mu kazi gusa, ariko hano hanze hari ubundi bumenyi burimo amafaranga atari muri porogaramu y'imishahara. Birashoboka kugira ubumenyi bwinshi no kuba successful muri fields nyinshi zitandukanye wigishije wowe ubwawe. Nta mpamvu n'imwe mbona ihari utabigeraho. Ugomba kwiga kuba generalist, not kuba specialist gusa. So ntuzigere uhagarara kwisobanurira iri soko. Njye ntabwo nemera ko ubumenyi bwa nyabwo buri mu bikuta bine by'aya mashuri asanzwe yoherezwamo rubanda nyamwinshi, by'umwihariko muri iki kinyejana cya 21. Aya mashuri mubona yaremwe mu myaka y'inganda kugira ngo areme abakozi bazajya bakora mu nganda n'ahandi hose hari akazi kubera iterambere ry'inganda. Ubu isi yamaze kwinjira mu myaka y'amakuru na tekinoloji. Nemera ko umuntu wize ari wa wundi wizi, akaba abasha gusobanukirwa neza isi imukikije, uburyo ikoramo, ndetse akaba abasha guhindukana n'iyo si mu gihe yahindutse, kandi akabasha kubyaza umusaruro iyo si. Alright? Napoleon Hill mu gitabo cye yanditse cyubatse izina cyitwa Think and Grow Rich yaravuze ati experience yerekanye yuko umuntu wize ari wa wundi ufatwa nka self made cyangwa se wiyigishije. Aravuga ati bisaba ikirenze college degree kugira ngo umuntu abe ari wa wundi wize koko byanyabyo. Ati umuntu wize ni wa wundi wize kubona icyo ashaka mu buzima bwe, kandi ibyo akabigeraho atabangamiye uburenganzira bw'abandi. Right? Nkuko Jim Rohn yavuze, aya mashuri asanzwe azaguha udufaranga tuzatuma ubaho gusa, ariko kuyigisha bizakubakira ubutunzi bw'akataraboneka. Abantu benshi iyo barangije amashuri yabo bahita baparika ibitabo bagahagarika gusoma, ariko nge naje gusanga iryo ari ryo kosa rya mbere ibyibushye ribaho ku isi. Ishuri nirizigera rikwigisha cyane cyane bya bindi ukunze cyangwa ufitiye intumbero, ufitiye passion imwe ya nyayo. Ugomba kugerageza kwigisha cya kintu ukunze, kandi ntabwo ugomba kugendera ku bandi kugira ngo ube mu buzima ushaka kubamo. Ntabwo ugomba kuba rukurikira izindi cyangwa se nyamugiyo bijya. Ni wowe ugomba kumenya uwo ushaka kuba we n'icyo ushaka gukora mu buzima bwawe, kandi kikunyuze nta wundi ugomba kubikumenyera. Ugomba kumenya icyo ushaka, kubera ko nutakimenya ba anko bawe baba basinzi cyangwa se abaturanyi b'injiji bazakubwira icyo ugomba kuba cyo. Hari insigamigani yamamaye ivuga iti nutamenya icyo ushaka cyangwa se inzozi zawe, hano hanze hari umuntu witeguye kugukoresha mu murongo w'inzozi ze. So ni wowe kumenya icyo ushaka. Ugomba kugerageza gukomeza kwigisha bishoboka uko ariko kose, utitaye kuri aya mashuri asanzwe za diplome yaguhaye. Ikintu kimwe cyangombwa ugomba kwitaho ni intumbero zawe gusa. Ntabwo qualifications cyangwa se diplome zawe arizo zigomba kwemeza cyangwa se kugena income ugomba kugira mu buzima bwawe. Ntabwo diplome zawe arizo zigomba kugena ibyo uzajya winjiza mu buzima bwawe. Aya mashuri asanzwe azakuyobora mu kazi. Niwiga kwigisha uziga kuvumbura umurimo wawe. Hari ikinyuranyo kinini kiri hagati y'akazi kawe n'umurimo wawe. Akazi kawe kazaguha umushahara, umurimo wawe uzaguha ubutunzi. Akazi kawe ushobora kukirukanwamo, umurimo wawe ntushobora kuwirukanwamo. Akazi kawe nako wishyurwa kubera ko wagakoze, umurimo wawe nicyo kintu cyanyacyo waremewe gukora.
akazi kawe ushobora gusaza ukakavamo, umurimo wawe ntushobora kuwuvamo. Akazi kawe kagendera ku bumenyi, umurimo wawe ugendera ku mpano yawe. Umurimo wawe ni impano yawe, umurimo wawe ugendana nawe. Alright? Ugomba kwiga kwisobanurira icyo twita ubuzima, ntago ugomba guhagarara kwiga kubera ko ubu buzima ntibujya buhagarara kwigisha. Ntago education yo mu mashuri ariyo igomba kwemeza destiny yacu cyangwa iherezo ryacu, ahubwo education cyangwa se imyigire y'ubuzima niyo ishyira iherezo ryacu. Ni kwa kubasha kwigisha no kubasha kugira umutwe ufunguye ukaba imbonera kure nyuma yo kuva mu mashuri. Iyo niyo ntwaro ya nyayo y'ubuzima. Bisaba courage cyangwa se umuhate kugira ngo ufate igitabo gisome mu gihe abandi barimo gusoma icupa. Nk'uko Napoleon Hill yavuze mu gitabo cye nkunda cyane cyitwa Think and Grow Rich, inzira yo kugera kuri success ni inzira yo gukomeza gushaka ubumenyi. Ko niko kuri muri iyi myaka tugezemo, isi ihindagurika umunsi ku wundi. Mu gihe udafite umurava wo kwiga no kubasha kwiga kubana n'izo mpinduka, uzasigara inyuma. Uzaba nka ba bandi hano hanze bafite ubumenyi bwakoraga mu isi zitakibaho, zasize ibihe by'inganda, iz'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa se isi z'ubuhigi. Gerageza kwiga inzira zawe, ubundi ugire inararibonye mu mwuga wawe. Ibyo nibyo bizazana ikinyuranyo cyangwa se ubudasa mu nzira zawe. Bitewe n'uko tubona ibyo duhozaho amaso mu buzima bwacu, kanarangira duhindutse ibyo twiga, ugomba gushyira imitekerereze yawe ku byo ushaka, bizarangira ubibonye nta kabuza. Alright? Bagiye ku nama ya 12 y'isi. 12. Wari ubizi kuri iyi si habaho ubwoko butatu bw'abantu: babandi batuma ibintu biba, babandi bareba ibintu biba, na babandi batangazwa n'ibyabaye ubundi bakajya gutanga amakuru ku byabaye. Ni wowe ugomba guhitamo uwo ugomba kuba we muri abo bantu batatu. Amahitamo ni ayawe. Iyo ushaka kugira impinduka nini ushaka gukora mu buzima bwawe, biba bisaba kuva muri bya bindi biguha umudendezo w'akanya gato cyangwa se kuva muri comfort zone, ubundi ugashaka uko ufata risk. Nta gukura cyangwa se kujya imbere biba mu mudendezo cyangwa se comfort zone. Kujya imbere k'umuntu ku giti cye biva mu gufata risk no kwisunika wowe ubwawe. Nutava muri ibyo biguha umudendezo w'akanya gato, hari igihe ushobora kuzabyicuza mu myaka y'ubukuru bitewe na risk utigeze ufata mu gihe wari ukiri muto. Ntabwo ugomba kwicuza, ntabwo waremewe kwicuza. Kwicuza nibyo bibi cyane mu bwoko bw'amarangamutima yose bubaho. Niba umutima wawe ugusunikira kujya ahantu runaka cyangwa gukora ikintu runaka kandi ubona gishobora kukugirira akamaro ejo hazaza, jyayo ugikore kandi ujyeyo wese, no matter what. Uko Bruno we yavuze mu gitabo cye yise The Top 5 Regrets of Dying, ibintu bitanu bya mbere abantu bicuza iyo bagiye gupfa. Kwicuza kwa mbere abantu bagira nuko baravuga bati: nifuza kuba naragize umurava wo kuba mu buzima bwa nyabwo bw'ukuri bwanjye aho kuba mu buzima abandi bashakaga kumbamo. Iki gitabo uyu mama witwa Bruno Weir w'umunya-Australia yacyanditse nyuma yaho yamaze igihe kinini ari umuganga, noneho abantu benshi bakamupfira imbere, hanyuma akumva kwicuza kwabo, nyuma yandika icyo gitabo cyitwa The Top 5 Regrets of Dying. Ni bibi cyane kubaho wicuza ubuzima bwawe bwose aho kuba mu bikomeye none bya bindi bitaguha umudendezo w'igihe gito, mu gihe uzi ko urimo gukora kuri cya kindi ubona kikuganisha ku nzozi zawe, kizaguha umudendezo w'igihe kirekire. Alright? So iga gukora ibyo ubona bigoye none, ntabwo ugomba kubikora ubutaha. Nkuko Mark Zuckerberg yavuze, risk mbi cyane kandi nini ni ukutagira risk ufata. Mu isi ihindagurika bya nyabyo vuba vuba, strategy yonyine iganisha ku gutsindwa ni ukudafata amarisk. Niko Mark Zuckerberg yavuze. Igihangangiye mu iteramakofe cyitwa Muhammad Ali yigeze kuvuga ati: wa wundi udafite umurava uhagije wo gufata amariske ntacyo azigera ageraho mu buzima bwe bwose. So iga gufata risk. Guys, buri kimwe icyo ari cyo cyose cy'agaciro gafatika mu buzima kizagusaba gufata risk. Gutangira business runaka ni risk, kujya kwiga ni risk, ariko hari igihe birangira ibyo byose biguhaye ukwishyura ukizana cyangwa se freedom, bikaguha ikindi kintu cy'agaciro mu buzima. Icyo nshaka kukubwira ni iki: kugira ngo ugere kuri cya kintu cyangombwa cy'agaciro ugomba gufata risk. Ntuzigere ubaho wicuza kubera ko ufite ubwoba bw'uko uzagerageza bikanga, kubera ko gutsindwa kwa mbere mu buzima ni ukutagerageza kuba mu buzima wumva ushaka kubamo. Alright?
ugomba kwiga kugira umutwe ufunguye, ukiga kwakira bya bindi wagerageje gukora bikanga, ukiga kwakira bimwe ubona bikomeye, ukakira challenge zose uhuye nazo, ukiga kwakira ibyo udashobora guhindura, unahindura icyarimwe ibyo udashobora kwakira, ukiga gukurikira buri opportunity yose ubona ishobora kugira icyo ikubakira, ubundi buri kimwe cyose ukakigiramo. Amaso yawe n'umutima wawe bigomba guhora biri kuri bya bindi bijya imbere iyo waba uri mu bihe bikomeye. Ntabwo ugomba kuzana inzitwazo uvuga uti ibihe ntibimeze neza, ibihe ntibizigera bimera neza uko ubishaka. Kugira ngo ugire icyo ukora, ugomba kugira icyo ukora witegereza ko ibihe bimera neza kugira ngo utangire. Tangira nonaha ugendeye ku byo ufite, unagendeye aho uri. Ibihe byiza bizaza uri mu nzira nta kibazo. Alright, bagiye ku nama ya 11 guys. 11. Ntuzagire uwo ugirira urwango, ugirira ishyari se kubera ko urimo kubona yatangiye nyuma yawe cyangwa se mbere yawe akaba arimo kugera ku ntego ze cyangwa se arimo kuba successful. Ntuzagire uwo ugirira ishyari kubera ko abaye mu buzima ushaka kubamo cyangwa se yashoboye gukora ibyo wowe wananiwe gukora. Forex trading ntabwo ari za game za status cyangwa se ya mikino yo guhangana, za game zimwe ujya on top kubera ko hari abo wabanje gushyira down. Forex trading ntabwo ari za game za status hahandi ubona intsinzi kubera ko hari uwatsinzwe. Forex trading ntabwo ari za game wiha agaciro kubera ko hari abo wagatesheje. Hano uzahangana n'imitekerereze yawe hamwe n'imyanzuro uzafata mu isoko gusa, nta wundi muzahangana hano. Ugomba kuba motivated aho kugira ishyari, ugashyiramo effort cyangwa se ukagira umurava ushoboka, ukigira ku bamaze kuba successful muri iyi business aho kubagirira ishyari. Ubundi ukihangana, igihe cyawe kizaza nawe ugere ku ntego zawe. Right guys, twagiye ku nama ya 10. 10. Ntuzigere wirukankira gukora business udasobanukiwe kubera ko ushaka gukira vuba vuba udafite ubumenyi kuri iyo business. Buri kimwe cyose cy'igiciro gisaba igihe kugira ngo ukigereho. Nta nzira ya bugufi, shortcut, elevator cyangwa se ascenseur iri aha ngaha. Ugomba kugendera kuri escalier cyangwa stairs gake gake ukagenda uzamuka. Forex trading ntabwo ari cya kintu gishobora kugukiza vuba vuba, bisaba igihe kugira ngo ushyire mu mutwe wawe iyi business uyiyumvemo bimwe bihagije kugira ngo ushobore kuyibyaza umusaruro. Umuherwe w'umunyamerika witwa Warren Buffett yigeze kuvuga ati, ntushobora kubona umwana mu kwezi gukurikira iyo watera abagore 9 inda uyu munsi. So bisobanuye iki ibyo ngibyo? Ugomba kwiga kumenya guhozaho kubera ko ikintu icyo ari cyo cyose cy'agaciro kizagusaba igihe kugira ngo kigereho. Forex trading ikenera umutwe wa wundi uri kuru utuje udafite akajagari. Iri soko naho ryenda kujya wituma gukorera amafaranga vuba vuba na pressure abantu bagushyiraho biguhindura ikigoryi, bigatuma ufata imyanzuro y'ibigoryi. Ntago ari buri umwe wari we wese uba umumiliyoniya cyangwa se umuherwe mu gihe gito. Ugomba kureba bya bindi ubona bigukorera mu buryo bwawe, ugendeye ku ntego zawe, ubushobozi bwawe, ubundi ukabikora mu buryo bwiza ubona bushoboka. Alright guys, twagiye ku nama ya 9. 9. Gerageza gukora practice ishoboka kuri demo account mbere yuko ujya gukora trading y'amafaranga ya nyayo. Ntuzigere wirukankira gukora trading y'amafaranga ya nyayo vuba vuba mu gihe wumva utifitiye icyizere cyangwa se confidence iri full yo gukora trading y'amafaranga ya nyayo. Ikintu kimwe cyonyine gitangaje kirenze ibindi byose cyo gukora trading y'amafaranga ya nyayo udafite ubumenyi, nta kindi uretse kuborowinga se cyangwa se guhombya accounts nyinshi zitabarika. Ugomba gufata umwanya ukagira inararibonye kuri strategy yawe, ugafata igihe cyawe ukayisubiramo inshuro nyinshi zishoboka kuri demo account, ukiga kuyobora no gukontorora amarangamutima yawe emotions mu gihe ukora trading y'amafaranga ya nyayo. Alright guys, twagiye ku nama ya 8. 8.
buri kimwe cyose kigira igiciro cyacyo, ni wowe ugomba guhitamo igiciro kikunogeye. Niba udashoboye kwiyigisha aya masomo menshi atembera online no kwisobanurira ibitabo byinshi bya trading biri hano hanze, ushobora guhitamo kwishyura umuntu wigenga ubona neza ko asobanukiwe neza iyi business, akagerageza kukuyobora no kukwigisha, cyangwa ugahitamo kwishyura broker wawe amafaranga runaka uzata mu isoko ukora ibyo utazi kugira ngo usobanukirwe neza iyi business. Amahitamo ni ayawe. Alright, bagiye ku nama ya 7. 7. Ntuzigere ukora trading ugana mu cyerekezo ubona isoko ritaganamo, nta kintu runaka ubona cyanyacyo kigaragaza ko isoko rigiye guhindura icyerekezo, cyangwa se sufficient confirmation signals ikwemerera gukora ibyo bintu geragaza ko isoko rigiye guhindura icyerekezo. Kwinjira mu isoko kwa nyako ni ukwinjirira hahandi ubona hashobora kuguha inyungu. Ntabwo ugomba gukora counter trend cyangwa se gukora trading mu cyerekezo gitandukanye n'icyo ubona isoko riganamo, kubera ko ushaka kujyana n'icyerekezo cy'isoko urifatiye ku gasongero karyo. Za nyungu zitarangira cyangwa se ziri unlimited, nyamigani itarigeze ibaho yatumye abatraders benshi bakora over trading cyangwa se buzuza ama orders mu isoko, ubundi bikarangira baburowinze cyangwa se bahombeje ama account menshi. Ntabwo amafaranga angana na triliyoni 6 z'amadolari aba muri iri soko buri munsi ushobora kuyamaramo. Ugomba kwiga gufata ya yandi yawe ubona agukwiye ugendeye ku gishoro ufitemo, ubundi ugacira inzira abandi. Ugomba kwirinda ubusambo cyangwa se kwifuza byinshi ubona udafitiye ubushobozi. Nutabikora ushobora kuzabyicuza. Ntuzigere ukora trading itandukanye n'icyerekezo ubona isoko riganamo mu gihe ubona uticaye ku mafaranga ya bank cyangwa se amafaranga y'ama institution, kubera ko abatraders b'amabanki n'ama institutions hamwe na za corporation bose baba bari muri iri soko barireba nk'uko urireba. Abo nibo bafite ubushobozi bwo kujyana iri soko aho bashaka, uko nibo barirema, kubera ko baba bafite ibifaranga byinshi bakorera trading biri muri za biliyoni z'amadolari. So ntuzigere ukora trading ushaka kugana mu cyerekezo cyo isoko ubona ritaganamo, nta kintu gifatika kikwereka ko isoko rigiye guhindura icyerekezo. Amafaranga yawe ukorera trading nta bushobozi na bumwe afite nibura bwo gutirimura na pipu imwe hano, cyangwa se rwa rugendo ruto isoko rishobora gukora hano muri forex market. Alright guys, twagiye ku nama ya 6. 6. Ntuzigere uyiga strategy ishobora kuguha inyungu 100% hano, kubera ko ntayihari. Kuri mwe mwatangiye gukora iyi business ya forex trading, gendeye ku bwoko bw'umutrader waba uri uwo ari we wese, waba uri umuscalper, waba uri umuday trader, waba uri swing trader, cyangwa se ukaba uri position trader, ugomba gushaka strategy wumva usobanukiwe neza, iguha umutuzo mu mutima, kanamenya neza ko hano nta strategy iwininga se cyangwa itanga inyungu 100%. Haba hari igihe ishobora kuguha igihombo. Strategies zose zigira ikigereranyo runaka zitangamo inyungu. Urugero, kuba zishobora gutanga inyungu nko kuri 90%, 80%, 70% se, 60% se, cyangwa se 50%, kandi ukwezi kwarangira ukaba gushobora kurangira ufite inyungu bitewe na risk management yawe ufite mu gihe winjije orders hano muri forex market. Hano nta strategy wabona itanga inyungu 100%. Nabo ubona birirwa baposting inyungu gusa iminsi yose, inyuma ya rido cyangwa se behind the scene baba bafite ibihombo, ariko ku kigereranyo runaka birangira ku kwezi bafite inyungu. So mu gihe uzi ko wamaje gusobanukirwa neza iyi business, ukaba uzi ko wubatse strategy, uzi neza ko igukorera, warayikoreye igerageza ryose rishoboka mu gihe kingana n'ukwezi runaka, ukabona tanga inyungu, ufite risk management nziza ya nyayo, igihe uzabona wahombye kandi ubona trades zawe wazikoze neza na risk management nzima, ntuzigere ujya hirya no hino kuri za Telegram, kuri za WhatsApp ushaka amarobose ngo ugende uzane strategies nyinshi abo bantu bakoresha, kubera ko ubona bakweretse inyungu, nabo baba bagira igihe bagahura n'igihombo.
uzirukanyira izo strategies zose unanirwe gufata umwanzuro w'ibyo ushobora kwikorera urimo guhomba amafaranga. So iga kubaka strategy yawe wige kuyizirikaho no kuyizereramo no gukurikiza amategeko ayigenga. Nubona winjije orders mu isoko wabikoze neza ibigende neza, wihangane wongere utegereze ikindi gihe cyiza uzabona inyungu. Alright guys, twagiye ku nama ya gatanu y'ingirakamaro izagufasha hano muri forex market. 5. Ugomba kubaka strategy ubona ihuye n'ubuzima ubayemo cyangwa se lifestyle yawe n'uburyo ubona usobanukiwe neza iri soko. Urugero, ushobora kuba ufite akazi kawe 9 to 5 full time job gatuma ukora amasaha 9 y'umunsi wose, ukaba ubona ushobora kuba wamara amasaha 9 y'umunsi wose uri mu kazi, uri muri office, aho ubona udashobora guhura n'iyi platform ya trading. Ushobora kubipanga neza ukaba wajya ukora trading nyuma y'akazi nta kibazo. Ushobora guhitamo kwibera swing trader cyangwa se position trader, aho ushobora gushyiramo orders zawe zikaba zamaramo iminsi kandi ukumva nta kibazo ufite, aho kuba scalper cyangwa se day trader babandi bahora bakora trading amaso yabo ari kuri screen ya computer cyangwa se kuri screen ya telefone mu gihe bakora iyi business. Nk'urugero nkanjye ndi swing trader kubera ko orders zanjye zishobora kumaramo iminsi igera muri 3 cyangwa se irenga 3, zikaba zamaramo nk'icyumweru kandi nkumva ndatuje nta kibazo, nashizeho stop loss nkaza nkasanga ibyo zamaye nkabyakira nta kibazo. Strategy nkoresha iminyungu numva inyuze. Alright, urundi rugero, ushobora nko kuba muri session yo muri Aziya ubusinziriye, ya session ibaho mu gihe cy'ijoro, iyo ntago aba ari session ihuye nawe cyangwa se igukwiye. Ugomba kureba sessions ubona ubureba udasinziriye akaba arizo ukoreramo trading. Urugero nka London session, New York session se akaba arizo ubyaza umusaruro. So kugerageza gusubiramo strategy yawe inshuro nyinshi nibyo bizakwereka ko strategy yawe ihuye nawe kugira ngo uyizereremo. Forex trading ni financial freedom skills, nta mpamvu yo kwitera stress ukora ibyo ubona bibangamira umurongo w'ubuzima bwawe. Alright guys, twagiye ku nama ya 4. 4. Ugomba kumenya ko igihombo cyangwa se gukora ibintu rimwe na rimwe ntibigende uko ubishaka ari kimwe mu biranga iyi business ya forex trading. Guhomba ni kimwe mu biranga iyi business. Ugomba kumenya kwigira mu gihombo wahuye nacyo, ukaniga kumenya gukora management ya risk y'amafaranga yawe. Icyo nicyo kizagutabara muri iri soko ukabona inyungu. Tuvuge nk'urugero, nimba ushobora kwinjiza orders zawe hano muri forex market mu bihe 3 bitandukanye, noneho ibyo bihe orders zawe zose niziguhe inyungu zikajya mu gihombo, noneho account yawe ikaba yashizeho, aho ngaho uba ufite risk management mbi. Ngendeye kuri experience ufite hano muri forex market, iyo ufite risk management nzima ushobora kugira igihombo inshuro 3 zikurikiranya, noneho inshuro imwe ya 4 yajya mu nyungu ikaba ishobora gukavaringa ya mafaranga yajyanywe n'inshuro 3 za mbere. So komeza ugerageze utitaye kuri accounts wa borrowinze cyangwa se wahombeje cyangwa se imyaka bizagufata. Ikosa rimwe ribi ni ugukora amakosa hano ntuyigiremo ukongera ukayasubira kugera ku ntsinzi cyangwa kuba successful. Nta gihe ntarengwa cyashyizweho kugira ngo ubigereho. Igihe uzabigereraho nicyo kizaba ari cyo gihe cyawe. Ntuzigere uva ku bintu niyo waba ubona abandi babivaho. Urwo ni rwo rufunguzo rwo kugera ku ntsinzi. Reka turebe kuri ba rwiyemezamirimo b'ibihangange ku isi yose babayeho mu mateka y'isi. Wabuzi ikibahuza bose batangiye gukurikira inzozi zabo bakiri bato, bakoze uruhuri rw'amafuti n'amakosa bakiri bato. Kugira ngo ube rwiyemezamirimo uri successful, wa wundi w'icyitegererezo, umunyamuziki w'icyitegererezo se, umuscientist, umukinnyi cyangwa se umwatere, umuhanzi se, umwanditsi w'ibitabo se, cyangwa se wa wundi w'icyitegererezo ku isi yose, nibura bizagusaba imyaka 10 ugerageza byanga uri muri iyo field. Na Mark Zuckerberg yigeze kubivuga, aravuga ati Facebook ntago ari yo yonyine nubatse chat systems, nubaka za games. Arangije aravuga ati na Beyonce kugira ngo amenyekane abe igihangange mu muziki byamusabye gukora indirimbo nyinshi cyane. Ati kuba successful bisaba kuba warabanje kugira freedom yo kugira ibyo ugerageza byanga.
N'igihangange cya basketball Michael Jordan yigeze kubivuga, aravuga ati nabaye successful muri basketball kubera ko hari amadenke cyangwa se imipira myinshi nateye ikajya hanze ya paniye, yabashije kwinjiramo niyo yaminduye igihangange. So iyo myaka 10 yo kugerageza byanga se cyangwa se failinga nibura biba byoroshye igihe uba ukiri muto uri hagati y'imyaka 13 na 30 mu gihe nta byinshi byo guhomba uba ufite. Ariko abantu benshi hano hanze ku isi iyo myaka ari igihe bacika bakayita ntacyo bagerageje, bakazabimenya nyuma bicuza iyo myaka itari bugaruke, nkuko Buroni we yabyanditse muri cya gitabo cye cyitwa The Top 5 Regrets of Dying. Ku myaka 7 umuherwe John D. Rockefeller yavuye mu ishuri ubundi atangira gukurikira urugendo rwe rwa business. Umuherwe Warren Buffett yatangiye gucuruza Coca-Cola afite imyaka 6, hanyuma nyuma agura umugabane wa mbere afite imyaka 11, kugeza ubu bivuga ko ari we mushoramari wa mbere ku isi yose ufite imigabane myinshi mu kampani menshi yubatse izina ku isi na za Coca-Cola zirimo. Ku myaka 15 umuherwe Andrew Carnegie yashoboraga gukorera amafaranga aruta ay'abantu bakuru binjizaga muri icyo gihe cye. Reka turebe ku baherwe bo muri iyi myaka tugezemo ya information na technology. Umuherwe Mark Zuckerberg yari afite imyaka 19 arema kampani ya Facebook. Bill Gates yatangiye Microsoft afite imyaka 19, imyaka 25 aba CEO wa Microsoft. Umuherwe Steve Jobs yatangiye kampani ya Apple, kampani ikora za iPhone, ama iPad na computers za Apple afite imyaka 20 mu igaraje ry'iwabo ku babyeyi bamureraga. Umwimveta cyangwa se umuremyi w'umunyaserbiya w'umunyamerika witwa Nikola Tesla yaravuze ati nta mugabo nzi n'umwe wigize icyarema cy'agaciro gihoraho nyuma yo kubaka urugo cyangwa se gushaka umugore. Waruzi impamvu Nikola Tesla yavuze gutyo? Bisobanuye ko iyo dukuze inshingano ziriyongera, tugira inshingano zo kwita ku muryango hamwe n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. So iga gufata risk hakiri kare ukiri muto, byange hakiri kare, kandi nibinanga ukomeze ugana imbere mu gihe nta byinshi ufite byo guhomba. Umwanditsi w'ibitabo akaba n'umumiliyoni ya Robert Kiyosaki yigeze kuvuga ati abantu bafite ubwoba bwo gukora amakosa nk'uko babyigisha mu mashuri ntibazigera bakora, ntibazigera bajya imbere. Umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk muri speech yatangiye muri kaminuza imwe muri Amerika arababwira ati iki nicyo gihe cyo gufata risk, nimufite abana iyo mukuze inshingano zanyu ziriyongera. Iyo ugize umuryango utangira gufata risk zitari zawe ahubwo aba ari n'iz'umuryango wawe, aho biba bikomeye gukora ibintu ubona bigoye gukora. So ubu none hari icyo gihe cyo gukora ibyo bintu mbere yuko ugira izo nshingano zindi. Ndabatera courage yo gufata risk nonaha mukora bimwe bigoranye gukora, ntabwo muzigera mubyicuza. Alright, so kugerageza bikanga se cyangwa gukora amakosa niyo nzira yonyine ubwonko bw'umuntu bwigiramo. Ntabwo wigeze wiga kuvuga ubyigiye mu ishuri, wagerageje kuvuga inshuro ibihumbi n'ibihumbi, uvuga ibidasobanutse, nyuma ugenda ukura umenya kuvuga neza. Nta numwe wigeze kwigisha kugenda, wagerageje kugenda wikubita hasi inshuro nyinshi, urongera uragerageza nanone, nyuma urakomera ugenda neza. Uko niko twiga gukora ikintu cy'agaciro mu makosa dukora. Na forex trading nuko bimeze, kwigira byinshi mu byo twagerageje byanga. Cyiza nuko muri forex hari aho kugeragereza n'amafaranga yawe ahagendeye, ubundi ukagira inararibonye mbere yuko ujya kugeragereza ku mafaranga ya nyaje. Alright, twagiye ku nama ya gatatu guys, inama izagufasha muri urugendo rwo gukora iyi business. 3. Ntuzigere ugira uwo wemerera ko akubwira ko gukora ikintu runaka bidashoboka mu gihe ubizi neza ko hari abagikora kandi neza. Imitekerereze yawe, amaso yawe n'amatwi yawe bigomba guhora bifunguriye bya bindi ubona bigenda bijya imbere gusa. Niwite kuri ba bandi amaso yabo n'amatwi yabo bihora bihanze ibitagenda. Niba ushaka kuba successful cyangwa se kugera ku ntego zawe kuri buri kintu icyo ari cyo cyose, ugomba kwiga gusobanukirwa inzira yawe gusa. Ntabwo ugomba gukora ibyo abandi bantu bashaka gukora. Ntabwo waje kuri iyi si kugira ngo ube nka buri umwe ari we wese, urihariye. Ugomba kuba mwiza w'uwo uriwe. Ntabwo ugomba kumva babandi batagira igishya barema, ahubwo bahora batesha ibintu agaciro sometimes batanabisobanukiwe. Ntabwo ugomba kumva babandi batagira inzozi z'ibyo bashaka kugeraho. Ugomba gusa gukurikira babandi bizerera muri wowe, ukayobora mu nzira nzima babandi bifuza kugukurikira, ugakurikira babandi bakuyobora muri cya kindi wumva ukunze gukora kandi wizereramo.
buri gihe ujye uhora uteze amatwi ibitekerezo by'abandi bantu ariko ugire ugukomera muri wowe mu kumenya ko ibyo bavuga nta kindi kirenze kuri byo uretse kuba ibitekerezo gusa. Ni wowe ugomba kumenya ukuri kwawe. Ni gute ushobora kumenya ukuri kwawe? Uzabyumvira mu mutima wawe. Ibyo nibyo twita gukoresha inyurabwenge. Inyurabwenge yawe ntizigere ikubeshya, buri gihe iba izi inzira za nyazo zo kunyura. Ugomba kwiga kumenya guhozaho mbere y'uko ugera ku ntego zawe. Ushobora kuzahura n'inzitizi zizashaka kuguhagarika no gutuma utsindwa. Ugomba gukomeza kujya imbere mu rugendo rwawe nta kabuza. Ntabwo ushobora gukontorora imitekerereze y'abandi bantu, ntushobora kubahindura icyo ushaka kuba bacyo, ntushobora guhindura icyo bagutekerezaho. Umuntu umwe kuri iyi si yonyine ufiteho ubushobozi bwo guhindura no gukontorora ni umwe gusa, ni wowe wenyine. Buri gihe ujye uharanira kuba impinduka y'ibyiza. Umuherwekazi w'umwiraburakazi wa mbere ku isi w'umunyamerika witwa Oprah Winfrey yigeze kuvuga ati, akazi kawe ntago ari ugukora gusa ibyo ababyeyi bawe bavuga, ntago ari ugukora gusa ibyo abarimu bawe bavuga, ntago ari ugukora ibyo society ivuga. Akazi kawe ni ukubasha kuvumbura umuhamagaro w'umutima wawe icyo ari cyo, warangiza ukayoborwa n'ibyo gusa. Alright? Umufilozofe witwa Aristotle yigeze kuvuga ati, inzira yonyine yo kwirinda abavugavuga ni ukutagira icyo uvuga, ni ukutagira icyo ukora, ndetse ntugire n'icyo uba cyo. Ugomba kwireba wowe ubwawe umunsi ku wundi, ukagerageza gutera intambwe wihindura umuntu ushaka ko uba we. Ntuzigere utindiganya na gato gukurikira kimwe ukunda gukora, gikurikire ubundi uzaba uba ushaka kuba we muri urwo rugendo. Umwanditsi w'ibitabo w'umunyamerika witwa Napoleon Hill mu gitabo cye cyitwa Think and Grow Rich yaravuze ati, buri kimwe cyose imitekerereze y'umugabo ishobora gutekereza ikanacyizera yakigeraho. Umuherwe Steve Jobs washinze kampani ya Apple ikora telefone za iPhone na computers za Apple yigeze kuvuga ati, igihe cyawe kuri iyi si kirabaze, kiri limited. Ntuzigere ugitakaza uba mu buzima bw'undi muntu. Ntuzigere utegwa n'imitego yo kuba mu bisubizo by'imitekerereze y'abandi bantu. Ntuzigere utuma urusaku rw'ibitekerezo by'abandi bantu byigizayo ijwi riri imbere muri wowe. Ikintu kimwe cyangombwa kuri wowe ni ukugira umurava wo gukurikira umutima wawe hamwe n'iyurabwenge yawe. Ibyo ni byo byonyine bizi ukuri kwa nyako kuba ushaka kuba we. Ibindi byose bigomba kuza ku mwanya wa kabiri. So ugomba guharanira kuba umuremyi w'imyizerere yawe. Ntuzigere ureka gukurikira icyo wizereramo. Alright guys, twagiye ku nama ya kabiri. Kuri wowe ukora iyi business ya forex trading cyangwa uteganya kuyikora, 2. ugomba gufata forex trading nka business iri serious nk'izindi zose. Forex trading igomba gufatwa nka business ziri serious nk'izindi zose. Amafaranga yose ari serious kuyabona bizagusaba gukora igikorwa kiri serious. Babandi bafite inararibonye muri iyi business bahora bayibyaza umusaruro, baba bazi kwita ku nyungu zabo ndetse n'igihombo cyabo. Iyi industry ya forex trading ibamo abantu benshi bakora trading y'amafaranga y'amabanki manini ya mbere ku isi. Habamo abantu bakora trading y'amafaranga y'ibikampani binini bya mbere ku isi. Ahantu hari abo bantu ukoresheje inyurabwenge wowe urumva ari ahantu ho kuza gukinira. Ugomba kugerageza kwinjira mu isoko mu gihe ubona aho winjiriye ari ahantu hashobora kuguha inyungu kandi hakarinda n'amafaranga cyangwa se capital usanganywe. Ukanamenya gukora record ya nyayo ya trades winjiza mu isoko zawe zose. Aba traders bari serious hamwe n'abandi bose of course baba bafite inzozi zo gukuramo agatubutse hano muri forex market, ariko kugira inzozi ntago ari byo by'igiciro cya mbere hano cyangwa se ari byo biri ngombwa. Icyangombwa cya mbere ni ukwitegura, kwiga no kumenya neza ikibugu ukiniramo, nibyo biri ngombwa. Ugomba gufata forex trading nka business iri serious, utagomba gukiniramo nk'izindi business zose. Alright guys, twagiye ku nama ya mbere. 1. Nama ya mbere y'igiciro gihanitse izakuyobora muri iyi business ya forex trading. Ugomba kubaka trading plan izagufasha gukora iyi business, warangiza ukizirika kuri iyo trading plan kugira ngo ube wa mutrader wabigize umwuga uhora abona inyungu hano. Ugomba kubaka trading plan aho muri iyo trading plan haba harimo ubwoko bumwe bwa trades ugomba kujya winjiza mu isoko. Ibyo ukiga kubisubiramo mu bihe bitandukanye uzaba uri muri iyi business ya online forex trading.
ugomba kumenya amafaranga ahoraho ntarengwa ugomba gushyira muri risike buri uko wijije orders zawe hano muri forex market. Ibyo ukabikora umenya uburyo buhoraho ugomba gukora management y'amafaranga yawe muri trading plan uzubaka. Kuba successful cyangwa kugera ku ntego runaka ntago biva muri cya kindi ushobora gukora bitunguranye utomboza, ahubwo bituruka muri cya kindi ushobora gukora hanyuma ukongera ukagisubiramo inshuro nyinshi. Nk'uko igihangange muri karate na kung fu cyitwa Bruce Lee yavuze ati sininya umugabo ushobora kuntera imigeri 10,000 itandukanye icyarimwe, ahubwo ninya umugabo ushobora kuntera umugeri umwe inshuro 10,000 ashobora kuwusubiramo. Nawe hano muri forex market ugomba kubaka trading plan iherereyemo strategy ushobora gusubiramo inshuro nyinshi ubundi ukayikubitisha rino soko mbere yuko wemeza ko igukorera. Kugira ngo ube expert cyangwa se ugire inararibonye mu kintu runaka nuko ushobora kubasha gusubiramo icyo kintu inshuro nyinshi zishoboka. Ntabwo ugomba kwijiza orders zawe hano muri forex market utombaza ngo umere nk'ababandi njya numva bajya bavuga ngo iyi soko rizamuka duhita tugura, isoko twabona rimanutse tugahita tugurisha cyangwa se dukora sell. Hano muri iri soko ugomba kumera nk'umurobyi w'amafi. Umurobyi w'amafi ntabwo ajya mu nyanja ngo yirukanke kuri buri fi yose abonye, ahubwo amenya gutega imitego hanyuma agatwara ifi yaguye mu mutego gusa. Na hano muri forex market niko bimeze, bisaba kwiga kumenya gutega imitego noneho ugatwara amafaranga yaguye mu mutego uri muri trading plan yawe. Alright, ugomba kwiga gusubiramo inshuro nyinshi trades ibihumbi n'ibihumbi nk'uko wabiteganije muri trading plan yawe. Ibyo nibyo bizatuma wizerera muri strategy yawe ya trading. Uzumva ufite umudendezo uri comfortable kuri strategy yawe ya trading, uziga kwizerera muri strategy yawe ya trading. Ibyo bizatuma ureka orders zawe igihe wazinjije mu isoko zigakora ibyo wumva uteganya ntabwo bufite bwo kuruzinga se cyangwa guhomba. Umutuzi icyo gihe uzaza mu mutwe wawe no mu mutima wawe nta kibazo. Hari iminsi, ibyumweru cyangwa se amezi strategy yawe itazaguha uburyo bwo kwinjiza orders muri forex market. Ugomba kwiga kwihangana ugategereza isoko rikaguha uburyo bwa nyabwo bwo gushyiramo orders zawe. Ntabwo ugomba gukora trading buri munsi isoko ntaho rigenda kujya, tegereza riguhe uburyo bwiza bwo kuryinjiramo. Alright guys, ugomba kugira urukundo rurenze iyi business kandi ukiga kumenya guhozaho, kwihangana no kugira discipline. Babandi bakora ibyo bafitiye passion cyangwa bafitiye urukundo ibyo bakora bakanabasha kumenya guhozaho, nibo batangira urugendo rwabo rwo kugera ku ntsinzi cyangwa se kuba successful mu gihe abandi bahagaze bavuye ku bintu. Umuntu umwe ufitiye urukundo ibyo akora, ufite umurava kandi uzi kumenya guhozaho, niwe ushobora gukora ibyo abantu ibihumbi n'ibihumbi bashobora gukora ari wenyine. Kuri ubushakashatsi bwawe kuri ba rwiyemezamirimo b'icyitegererezo ba mbere ku isi, ukora ubushakashatsi bwawe ku bahanzi ba mbere ku isi, ukora ubushakashatsi bwawe kuri ba bandi bagize ibyo barema byahinduye isi, wongere ubukore ku banditsi b'ibitabo ndetse unabukore ku bayobozi ba mbere ku isi. Inama y'igiciro uzabakuraho ya mbere ni ugukurikira bya bindi ukunda, gukurikira passion yawe. Perezida wa 30 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Calvin Coolidge yigeze kuvuga ati nta na kimwe kuri iyi si gishobora gufata umwanya wo guhozaho cyangwa se persistence. Impano ntiyafata uwo mwanya, nta na kimwe kiri rusange hano hanze nk'abagabo batagize icyo bageraho kandi bafite impano. Kuba umuhanga ntibishobora gufata uwo mwanya wo guhozaho. Hano hanze hari abantu benshi b'abahanga badafite icyo binjiza, babaye nk'umugani. Kwiga cyane ntibishobora gufata umwanya wo guhozaho. Isi yuzuye abantu benshi bize bacanzwe n'ubuzima. Guhozaho no kwiyemeza nta kintu na kimwe gishobora kubisimbura. Nuko Calvin Coolidge yavuze, guys, ugomba gukurikira passion yawe kandi wige kumenya guhozaho niyo abantu bagukikije bakwita umusazi. Uzagira inararibonye kurenza buri umwe wari we wese mu byo ukora mu gihe uzaba ukora kimwe ukunda, ntabwo wabigeraho ukora kimwe wanga. Kora icyiza kuri wowe muri buri kimwe icyo ari cyo cyose ukora. Ugomba kugira discipline muri buri kimwe cyose ukora. Discipline ni ugufata abantu uburyo nawe wifuza ko bagufata, ubyo ukabikora ukora waba ubishaka cyangwa utabishaka. Bya bindi ubona bishobora kuzagufasha gufasha umuryango wawe se cyangwa se gufasha ubwoko bwawe ahazaza. Discipline ibimeze nkaho wagira ngo n'umwanzi wawe, ariko ukuri kwa nyako nuko discipline ari yo nshuti yawe ya nyayo. Ahubwo
niyo izakwitaho mu gihe nta n'umwe ushobora kukwitaho, niyo izakuyobora mu nzira z'imbaraga, inzira z'ubuzima bwiza, iz'ubuhanga ndetse n'ibyishimo. Ikindi cy'agaciro kirenze ni uko disipulini ariyo izakuyobora mu nzira ya freedom cyangwa se y'ubwigenge mu bukungu. Umunevisiri w'umunyamerika, b'abasirikare b'abanyamerika bakaze cyane witwa Jocko Willink yigeze kuvuga ati, disipulini bivuga ufata za nzira zikomeye ukazigenda, za nzira zimwe zo ku gasozi karekare gahanamye ukazigenda ukora cya kindi cya nyacyo, ukikorera kandi ugikorera n'abandi. Arangije aravuga ati disipulini niyo ingana ukwishyira ukizana cyangwa se freedom. Jim Rohn nawe yaravuze ati disipulini ni rwo rutindo ruri hagati y'intego zawe no kubasha kuzigeraho. Ni ukuvuga ko ubwo disipulini ni rwo rutindo rushobora kukwambutsa rugukura ku ntego zawe rukugeza ku byo ushaka kugeraho. So bishatse kuvuga ko uko ugira disipulini nyinshi ubu nonaha mu gihe gito nibyo bizabasha kukugeza ukwishyira ukizana mu gihe kirekire. So gira disipulini nonaha, kuba igihangange bizaza nyuma. Uko ukomeza gushyiramo umuhate nibyo bizafungura intego zawe ushaka kugeraho, inyungu zijya kuri babandi batuma ibintu biba. Abantu benshi ntibagera ku nzozi zabo babitewe n'uko bagerageje bikanga, ahubwo babiterwa n'uko bava ku bintu byoroshye. Ugomba kubaka akamenyero ko kutava ku bintu uko wiboneye. Biroroshye kureba abantu bumva ko bamaze kuba successful online hanyuma ukifuza kuba nk'uko bameze, kubera ko amaso yawe icyo abona ari imodoka z'igitangaza, amazu meza se hamwe n'ama-private jets. Ariko icyo utabasha kubona ni inyuma ya rido ya struggles cyangwa se ibigoye abo bantu banyuzemo mbere yuko bagera aho ubasha kurebesha amaso yawe nonaha. Ni abantu bake cyane kuri iyi si bajya baba successful badahuye n'ibigoranye. Buri umwe ari we wese hano ku isi aba afite ibye biba bimugoye kugira ngo ashobore kugera ku ntego ze, ariko ni bake batajya bava ku bintu uko biboneye. Komeza ugerageze wisunike mpaka ugeze ku ntego zawe. Umuherwe Jack Ma yigeze kuvuga ati, iyo utavuye ku bintu uba ugifite amahirwe. Kuva ku bintu niko gutsindwa kubikubaho. Uyu munsi bishobora kuba bikomeye, ejo bikaba bibi cyane kurushaho, ariko umunsi wa nyuma y'ejo izuba rigacana. Ntuzigere uva ku bintu, never give up. Alright guys, urakoze cyane kureba iyi video. Nitwa Bruno Inyase Gakwerere. Ura subscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye. Ukoze share, reka twongere duhure muri iri somo rikurikira. Bye bye.